uko waba uri kose, aho waba uvukiye hose, uwo waba uri we wese, iyo bigeze ku ngingo yo kubaka ku muryango, buri wese abigendamo gake cyangwa se akabicaho akarongo. Ni kenshi benshi babijyamo bibeshya ibintu byinshi kandi bitandukanye bitewe n'ibyo bagiye bumva ku bandi, cyangwa se ubuhamya bupfuye bagiye bumva ku nshuti zabo cyangwa se muri sosiyete muri rusange. Uyu munsi naguteguriye ibinyoma bigera ku 10 umusore ashobora kwibeshya mbere yuko ahitamo umukobwa bagiye kuzabana, umukobwa ateganya ko azamubyarira abana bakubakana umuryango. Nguhaye ikaze, nitwa Bwizi, ahangaha ni kuri Bwizi Entertainment. Ku mpera z'iyi video turaza kurebera hamwe gishobora gukora mbere yuko utekereza ko washaka uwo muzafatanya kubaka urugo, mu kubakana umuryango by'igihe kirekire kandi mu buryo bwa nyabwo. Kurikira iyi video iraza kukubera igisubizo, hato nawe utazisanga mu mutego wo kugwa mu makosa nk'aya ngaya. Nguhaye ikaze. Ibyo umusore ashobora kwibeshyaho mbere yo guhitamo uwo bazabana akabimutegaho, akaba ari byo amutegerejeho ndetse akaba ari nabyo ashyize imbere, nyamara umukobwa atari ko abyumva habe na gato. Reality y'umuryango agiye kubaka atari ko izabimuha byuzuye nk'uko abitekereza. Ikinyoma cya mbere umusore yibeshya igihe agiye gushaka umugore bazabana kiragira kiti: nushaka umugore ibibazo byawe byose bizakemuka. Mu by'ukuri umugore si umuti w'ibibazo, ahubwo ugomba gushaka umugore witeguye ko ibyo bibazo uzabicamo kandi mwiteguye gufatanya kubikemura. Ikinyoma cya kabiri: niba ufite amafaranga menshi urugo rwawe ruzaba rwiza cyane. Nyamara si byo na gato. Amafaranga ni ingenzi ariko ntashobora gusimbura icyubahiro, urukundo ndetse no kumvikana. Ikinyoma cya gatatu umusore yibeshya mbere yuko yubaka urugo nacyo kiragira kiti: umugore mwiza ahora atunganya urugo kandi agahora yita ku mugabo. Nyamara burya nabyo si byo, kuko gushyingiranwa bisobanura ubufatanye. Inshingano zo mu rugo nazo zigomba kugabanywa uko zingana kose. Ikinyoma cya kane nacyo kiragira kiti: nugira umugore nta wundi mukobwa uzongera kwishimira. Ariko mu by'ukuri cyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ni ibisanzwe kubona abantu bashimishije, ariko nanone amahitamo n'ayawe yo kubaha isezerano wagiranye n'uwo mwashakanye. Ugomba guhora wubashye isezerano wagiranye n'umugore wawe, hato utazateshuka ugashiturirwa n'ibyo ubonesha amaso. Ikinyoma cya gatanu nacyo kiragira kiti: umugore mwiza ntajya arakara cyangwa se ngo agire ibibazo, cyangwa se muri make akuzaneho ibibazo. Icyo kinyoma nacyo kiranyagisha, kuko buri wese agomba kugira ibyiyumviro kandi agira n'ibitekerezo bye, ahubwo ni ingenzi kugira uburyo mukemuramo ibibazo mu buryo bw'ubwumvikane. Kuri gatandatu mu binyoma 10 abasore bibeshya mbere yuko bashaka abagore, turahasanga ikivuga ngo nushaka umugore imibonano uzayikora ubudahagarara. Muri make imibonano mpuzabitsina uzayikora buri kanya. Ariko mu by'ukuri imibonano mpuzabitsina siyo shingiro ry'urugo. Nibyo koko igira ibihe byiza mu rugo, ariko igomba kugira igihe cyayo, ndetse n'ibindi bikorwa biteza imbere urugo nabyo bikagirirwa umwanya. Ikinyoma cya karindwi: umugore wawe azahora ashyigikira ibyo utekereza byose. Ariko mu by'ukuri nabyo ntabwo ari byo na gato. Umugore wawe afite ibitekerezo bye kandi ni ingenzi kumwumva no kumutega amatwi, ndetse mugafatira imyanzuro hamwe. Ikinyoma cya 8 abasore bibeshya mbere yuko bashaka abagore. Ikinyoma cya 8 umusore ashobora kwibeshyaho mbere yuko ashaka umugore nacyo kiragira kiti: nushakana n'umuntu mukundana nta kibazo na kimwe kizigera kibaho na rimwe. Urukundo ni ngombwa, ariko kugira ngo urugo rugire amahoro bisaba gukorana umurava ndetse no kwihanganirana. Ikinyoma cya 9 nacyo kiragira kiti: umugore mwiza ni utifuza ikintu na kimwe, utagira ibyo kwifuza cyangwa se ngo agire ibyo gusaba nk'umugabo. Ariko mu by'ukuri nabyo ntabwo ari byo. Umugore wawe nawe ni umuntu ufite ibyifuzo kandi akagira n'amarangamutima. Ni ingenzi kwita ku byifuzo bye kandi ukamwumva, kandi agomba kwitabwaho ndetse nk'abandi, cyangwa se nk'uko nawe ubikeneye. Ikinyoma cya 10 cyo kiratangaje. Ikinyoma cya 10 cyo kiratangaje kiragira kiti: nushakana n'umugore mwiza urukundo ntiruzigera rugabanuka na gato. Umugore mwiza nibyo koko iyo umureba wumva wishimye, ndetse n'iyo ugenda mu nzira muri kumwe icyubahiro cyawe kiriyongera. Ariko iby'urukundo rwanyu byo ni ingingo ukwiye gucaho akarongo. Urukundo rugomba kuvomererwa nk'uko byahoze kera mugikundana. Ntago kuba yarageze mu rugo byarangiye nk'uko wowe ubitekereza.
rugomba kwitabwaho buri gihe, kandi buri gihe uko imyaka igenda ihita. Sinagenda ntakubwiye icyo ugomba gukora. Igihe cyose ibi byose navuze hejuru ushobora kuba hari icyo wisanzemo, kandi nkakubwira n'uburyo ushobora kuba wabisohokamo kandi neza. Ni ingenzi guha agaciro uwo mukundana. Niba mutari abana ugomba kumuha agaciro kandi ukamwubahira icyo ari cyo. Ntuzamushake umutezeho izo nyungu zose nagiye mvuga hejuru. Mbere na mbere uzabanze wirebeho ku giti cyawe. Ikindi kandi urukundo ni ingenzi muri byose mu byo mugomba gukora. Ni ingenzi kugira urukundo ndetse kandi rw'igihe kirekire. Amahitamo yawe y'ibishuko by'igihe gito ntazakwerekeze kuba wagera ku gusenya umubano w'igihe kirekire wubatse bikugoye ndetse hamwe n'uwo mwashakanye. Twifashishije ikinyamakuru Psychology Today, hari byinshi twabasomeye, hari byinshi tugiye kuzagenda tubagezaho uko Imana idushoboje. Ni ingenzi kugira ubumenyi bwihariye kuri iyi ngingo, kandi mu rugo ni iby'agaciro kugira urukundo ndetse kandi ukagira n'umurava mu byo mukora byose kugira ngo muharanire iterambere ry'urugo. Mwakoze kubana natwe rero, amahoro y'Imana abane namwe. Mwari kumwe na Bwizi, mwibuke gukora subscribe hano kuri Bwizi Entertainment. Ciao ciao.